hari ijambo ariko nawe ntutekereze kure cyane ntada kure nge n'utuntu turi hano hafi urumva kwa Steri igendamo abantu banga ufite perimi kwa Steri igendamo abantu 24 na shoferi zina ry'Imana wapi batubwire ufite perimi 28 na shoferi 29 na shoferi arimo nabikoze byaragiye 29 na perimi ufite na shoferi arimo usubiza n'ubwa mbere 29 na shoferi oya ariko abivuze wapi nawe ubwa mbere wabyishe defi ntago byakunda akumbaza ubuzima busanzwe manje ko ndi kukwaza utuntu buri muntu warize wize Musanze wize urigende sivyo General King what the meaning of reg you are going to tell me the meaning of reg what is the meaning of reg yes what no yes I know it is in full is it no is Rwanda Energy Group but what does it mean ngufu zitanga amashanyarazi se in English man nyine ni Rwanda Energy Group arindi wiza arindi uzi kuvuga ngo definition sitandukanye na full na bitandukanye bisobanuye si Rwanda Energy Group biratandukanye is a society which is have responsibility to share electricity for all population around in Rwanda nta kibazo kuba ntago ibyo bibwiye umuzungu yabyumva ko ari society ishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage amwiyorere yo yes tubaye ikaze kupasha tubaye ikaze kuri Kate and the Fear Vlogs ubuse twasoza n'abayego nta kibazo niyo kunaba ibyuya byenda kunyica ubuse ntacyo manya arasa neza cyane so black we norirebe murumva yo tubaye ikaze nshuti bakunzi ba The Fear Empire nshuti bakunzi ba Kate TV show nge The Fear uyu ni Kate uko mubizi ambere yuko dutangira ndagira ngo babwire ko Kate ikamamamariza ibisege biranuka ntabwo ruka gukufura oya imanuka birenge pe inukira aya mana n'umusogisi uziko nayafuze mani kare umwana wayafuze so yituyambara happy yumwe ubundi waraye mu rugo sawa nizi wajyandare sibyo se uri kumviriza ikisha hoshe uri kuneka iki cidi cidi siramubaza iki ye Obeya yarwaye mani nago yigeze aboneka seko yarwaye sawa yes aha twabaye ikaze nababwini ngende The Fear yitwa Kate izuba ryamuhaye nyina ariko nakundi kuko nakazuba kanyuma twizere ko ibihe byanyu bimeze neza twizere ko ibintu biri kugenda gatanu kuri gatanu mbere ko dutangira ndakubwira ko kuri Kate TV show hari gucaho filime nziza z'urukundo uyu niwe mabuja namukira uvunika hari urwego abariho mba narageraho niyo mpamvu mba ndi guhakwa so guys byanshimisha cyane kubona comment yawe kuri The Long Choice ni filime irangira ifite story ya danje aranarayenza aha iyo nkubwire ni hello Kigali ubu turi saa 9:40 ku isaha Kigali saa 9:40 ziruze neza ku isaha mpuzamidugudu yose yo mu karere ka Gasabo twishimiye kugusanga kuri ibirindiro bya Kate and The Fear Vlogs Ngendi The Fear yewe nkaba King the Prince ndio ubwo ninde ubwonko bwe uyitetse so hanyuma yuwe ariko sha yewe sinyambona amagambo muvugaho uyu ni icyomoro ni mabuja icyomoro ni mabuja afite ubwiza bw'inzo biva kuzuba yego afite ubwuzu bwujinse kwitaryarya umunota umwe maze urebe muri kubona urwo ruyange uyu musore nuko umukateye agira amagambo menshi
andika message nyine mumwihanganire. Okay, rero tudatinze guys, tukomeje kubashimira kubw'urukundo mukomeje kutwereka kuri Kate and Defia vlogs kabisa. Views zirimo zirisukirana umunsi ku munsi, udushort videos ku ma TikTok, ku Instagram, urukundo twahenzabye kabisa, ariyo mpamvu irimo kudutera imbaraga yo gukomeza dukora buri munsi. So uyu munsi rero tubafitiye agakino keza kandi karyoshye muri buze gukunda cyane. Murabona right now dufite watermelon hano, tugiye gukina game minerals. Dufite mineral no kwanga plate ruzuye. Tugiye gukina game, tugiye gukina retire subundi mbere na mbere. Ndi tayari. Okay, ubundi se akamaro ka watermelon urakazi mu mubiri? Akamaro ka watermelon ni watermelon ni nziza kuko ni nk'imbuto nk'izindi. Arumva by'umwihariko warwaye imatwe, watermelon ni papayi na muganga. Nago nkube sindi kukubeshya mani, uraje ubwe ngo ndanyama by'umu kiganiro ariko ibyo ngibyo ntabirimo mani. Watermelon na muganga iyo ufite ikibazo nyine cy'amara, abantu barwara amaloid, zira ndwara z'amara nyine aho igifu kiba kidakamara badakora neza nyine adasohora iramyanda neza, muganga kugira inama yo gukoresha watermelon n'amazi menshi. Watermelon amazi ni papayi, ibintu bisa nkaho bifite role imwe mu mubiri. So rero uyu munsi niyo tuje gukoresha, ariko muri twebwe nta urwaye imatwe mutaza kubyumva ukundi. It's just game. Ikindi iraryoha, ifite akamaro ke. Nese hari ikintu mvuze kidasanzwe abafiyo bacu batazi. Okay, nari twatangiye game. Yes, kuno game imeze rero. Ukuntu game imeze mbere yuko tukora paper hamasizo, tugiye kubanza tubaza ibibazo bitanu byo mu buzima busanzwe, biri bisanzwe nyine, biri general, biri common. Nakabaye nzi wakabaye uzi n'uyakabaye azi, and then kikunanira nk'igikombe cy'amazi, ugishobora agapati kamwe ka watermelon. Okay, sibyo? Ariko kugira ngo tutaza gusiganira ubanza, akubanza nari twamenyanye gute? Kate uburyo twamenyanye, buryo Kate twamenyanye akasemana wenda uretse ko ibintu ntabwo bizagaragara. Ibe sweet. Twamenyanye gute? Ubundi nzi kwigiza nkana we no bize. Kate rero tuba turahuye, ariko ubwo umwana akaba yarazaga muri DM zanjye, Defia uvuga utugambo twiza, Defia uramotiva. Ariko naryo nkabona ntacyo atwaye, birangira arambwira ati arashaka gutangira content, ansaba contact. Man, utatuma nzana tukerekana message. Urumva? Ngiye nagusabye nimero. Ndazimuhereza. Ntago ari maze kuzimu. Wibeshye. Fata igikombe cy'amazi kandi wibeshya. Ntago mbeshya. Ademan. Harajya aryo wasubije. Neze wasubije. Kate rero ikibazo Kate ariba man. Urimo kubeshya nawe gutyo byagenze. None se reka nkwaze. Byagenze ute? Gusha twagiye. Mbaza. Ngiye kukubaza. Ndumva. Hari -1 ubwo tuyokoresha greater than and less than. Sibize? Yego. Birutana birutwa. Ngenda bize. -1 ubwo dufitemo ka square and 1. Urakoresha ugiye gukoresha greater than irareba he? -1 aga square 1 koresha greater than. -1 fata igikombe cy'amazi -1 and 1 koresha greater than. Biruta greater than ivuga biruta. Otomera niba ntabyo wumva ku mibare nje ukimare. Kuraje sha. Ayize bwa mbere ufite icyaka mwana wo marambiyanze.
akira nenda bande kubite kano kaja zana nkusukiremo mande igikombe kimwe ni kimwe nyine mbe negura ikindi mukanya se suye kunywa ikindi nanjye kabuhasi basi none se ex wawe yitwaga gutya njye ntabwo ndi bukubaze mu mibare ese utamuzi ni mubeshya ntabwo mbeshya abizi ko ngiye muzi ex wanjye uzi neza ko namwita uzi ese ubundi ugira umukunzi nta mukunzi mfite ndisinga ndafatiye hera ese bigenze bite bigenze bite ma ese bigenze umbajije ngo iki ngusubije ngo igikombe cy'amazi ese ko mbona ko ntabwo nkubeshye nkubwije mu gikombe cy'amazi mazi njye ntabwo nkubeshye katuye guteka no kwanda ntabwo njye mu gikombe cy'amazi ntabwo nkubeshye nkubwije ukuri mu gikombe cy'amazi urambeshye uriye gute urambeshye ntabwo nkubeshye yitwa nde umukunzi uramufite yitwa nde reba muzi batubwire muri comment baramuzi bande bamuzi baramuzi batubwire inywa igikombe cy'amazi gese je nta mukunzi mfite inywa igikombe cy'amazi inywa igikombe cy'amazi ku gahato si je hoye none uri kwiba hari ibigemu turagarike none se urajya unekerereza none se ntago umufite ninde se ngamuvuge ndamwihakaye ko nawe ngamuvuge ninde ikibazo cya ubwo ngicyo kiburizemo twagiye sibyo gatanu dukuyemo gatanu kuko natsinze kambande niyo watamera gatanu dukuye witonze ese nabo ariko ujya vuba utanera amafembo gatuma nanjye fatiye kangaye ujya vuba wowe hari ukuntu iyo turimo gukina game yo kurya urya gake batuma nkureba nkumva nanjye natambirya byose bazashaho ube mwayo sha ariko ubundi reka nkubaze ninjya nkubaza ugatsinda sibyo niyo utamero niwe nta kintu ufashe nta kintu ufashe nutsinda ufate utamero nutsindwa ufata amazi njye nta kintu mfashe okay kuko byashira nta n'iminota 10 tubonye okay twagiye none se gatanu dukuyemo gatanu dukuyemo 50 dukubye 100 dukuyemo 200 kangahe ibyo bintu binsubiza kwipoza ntabwo cyananiranye mani ikibazo cyananiranye wariye n'ubundi wariye kandi nagikoze wagikoze nyine niwe ugiye kumbaza kandi uzagasimbuka ngaho rye ari amazi yinjiyemo kagasimba kari mu mazi cyane kagasimba oya nuko urimo kutubona birasa neza donc ari noza wanyu nuko ari kirahure kirimo ngaho gira guys turakomeje rero na challenge muri phone biriwe none ako nyine Justin case ku buryo kandi wasanga yes Kate siwize agarukiye mu kangahe garukiye mu kangahe mbwira tubwire mu gatatu primaire arakobeshya nasoje no kunywa amazi kubeshya no kunywa amazi sine nabonye amafuti yawe ya graduation ndagira ngo tubwire definition ya social study definition ya social study ya P6 which is a study of study of living things and non-living environment ngaho tubwire definition ya environment niyo ni environment akira mwa nasabyananiye ntago birananiye kandi ari ugusubiza rimwe nakubajije wowe fata oya ariko ngawongera twumve mbese last study nawe yinsubize oya akira ibyo kandi nakubajije ikibazo nuyimbaza ndagusubiza nuyimbaza nese je nigeze nkubwira ngo nsubize ko mukanya mbajije imibare nigeze nkubwira ngo nsubize sinagusubije social study is a study of world wamujinga nibyo wakakiriye ukanywa yesu we ngo ni ubumenyi bw'isi yesu we akira
akira man akira amashuri weze tuba tuyabonye akira peace ubu ibaze afite ari hafi kujya kwiga PhD ubu bakujyana kwigisha P6 utazi nana ariko wagaragaye mwibuka kari challenge reka nkuba na da challenge nabyo zi wibeshya ngise ngo study of living things and non-living things mama y'Imana akira mwa akira kavaringa nasoje mwa yose nago nyangwa mani urayanywa cyanya kumeneho nibyo mutanayamena ku ruhande ndagufatira akira gutomera amazi ni meza unywa amazi ni watsinzwe yego nose let me ask you we kutayanyweye cyagiye kandi watsinze ni wambwiye ngo 5 nkuyemo ngo 45 ngakuba magana ukuyemo 45 kingize na mini nkuyemo 50 ngakuba magana 2 ntabyo nigeze abantu niba ari kwibona sinabivuga kuri kamera nabyo nigeze mvuga sibihumbi 50 abantu mwe mujye mudebera defia buri munsi kubera cyangwa ko mama y'Imana mwajye mukandikira muri comment batubwire akira ase kuki buri gihunyi nuko hagaragaye nani living things and living things way social study ase ngayimbwiye ngiye kunywa amazi wowe wati social study nombaza ndakigusubiza Yesu we umuntu utazi isomo ry'imibanire myiza n'abantu social study ubuzima busanzwe tubamo Yesu afite PhD akakaje bazana ndi tajya kuzana ndi ariko amazi meza bura mu buzima amazi arinda kurwara impyiko niba utabizi ndetse kwa muganga bakubwira ko kugira ngo niba ukora akazi kagusaba kwirwa wicaye cyangwa ukarara wicaye birimo kunkora ntari biremi ask you akabazo gasanzwe n'utubazo dusanzwe yego noneho mbwira ugiye kumbwira in full k cyangwa ki ic in full k na i na cha wimbire muri in full ki ic ntabwo iyo mine nigeze nyibona wo no mu buzima bwanjye ntabwo nize ayo utangiye guhimba uri guhimba ntabwo ndi guhimba bivuze iki KIC Kigali Investment Community akira bina hari iremera tugende sako wagiye naje ngubaze ibyo mu karere ka Burera nta kibazo bimbaze kubita kuri ka kandi akoreka ngero no runini none se sinatsinze oya urajya urya ruko watsinda ari nge wakwaje ugatsinda sasa rero twagiye urumva twagiye hari ijambo ariko nawe nutekereze kure cyane ntabakure nge n'utuntu turi hano hafi urumva kwa Steri igendamo abantu banga ufite perimi kwa Steri igendamo abantu makumyabiri na Zina ry'Imana wapi batubwire so ufite perimi 28 na chauffeur 29 na chauffeur arimo nabikoze byaragiye 29 na perimi ufite na chauffeur arimo usubiza no bwa mbere 29 na chauffeur oya ariko abivuze wapi nawe ubwa mbere wabyusubiza ririmo defi nago byakunda fata buri gihe uzajya unyiba abantu 20 iki kinini boro 24 ni 28 na chauffeur kwanza kwa stage na abantu 29 na chauffeur arimo nyine abaro 29 nyine sikoze vuze chauffeur we siwa ikigo nyine cyane twagiye twagaragana ni watermelon wari ukayigarura yirye oya biza katinga nakura guys muri kuyibona game yabaye akasa wawe tonze wari kintu kimwe wari watsinda wari no watermelon ndayirya nayanze izo ruri gucuranwa nande oya watermelon man so guys mumbare ni museke muri comment mumubone muri comment ni museke gwebwe mukwame narwaye ariko ubwo ugiye kumbaza mbaza twagiye kumbaza ubuzima busanzwe manje ko ndi kukwaza utuntu buri muntu warize wize Musanze wize urigende sivyo General King what the meaning of reg you are going to tell me the meaning of reg
What is the meaning of reg? Yes. Rwanda Energy What? Group. No. Yes. Yes. I know it is it. In full is it? No, it's Rwanda Energy Group. But what does it mean? Ngufu zitanga amashanyarazi se in English man. Nyine ni Rwanda Energy Group. Arindi wiza the meaning. Arinduzi. Kuvuga ngo definition isitandukanye na full. Na bitandukanye. Bisobanuye si Rwanda Energy Group. Biratandukanye. Is a society which is have responsibility to share electricity for all population around in Rwanda. Around in Rwanda. Nta kibazo kuba ibyo bibwiye umuzungu yabyumva ko ari society ishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage. Wagiye ari mpaguye ariko nongeye kumbaza ibintu bikomeye. Reka izindi zisigaye tuzikine siza pepa. Ay biraryoshye. Ntabwo ryo kosa narikora. Arese ku buryo waba ufite perime uyimaranye imyaka yose utaza abantu bagenda muri kwasiteri biramana umuntu abarimo kuryoshya cyane ukaba warasoje ko ntuzashyira birangiye ndabishyiramo utese kuba ari ugutabyo uko ari ugusebya education y'u Rwanda utazi social study general study bunayuzi general study si yo social study si igeze muri secondaire nayuzi nayiwize nayo karabaye none General study no muri TVET barayiguta barambeshye ni naryo somo rya mbere yo wanaritsinzwe mu kizamini cya leta andi masomo wayujuje bagwa 0 twabyiba sha urantegereje cyakoze ibintu nkore okay twagiye wowe ngira Roma indirimbo The Ben aheruka gusohora. The Ben no ya aho The Ben ntago mukunda ngende 001 nari bimbwiriye Bruce Melody aheruka gusohora. Iriya ndirimbo yitwa Bruce Melody ngo ni umufana wawe reka zanye gukunda ariko utakureba. Reka zanye kubwira kandi nijoro naraye nyireba we igikombe cy'amazi ngiye ariko ntibari ngwiki reka nkorohereze hari ibindogo urumva ntagerageje hari ibindogo n'umukobwa w'inzobe Alicia sugurumva ntayizi harimo na Alicia mani twarakinanye na filime urumva ntayizi Belinda ari guhamagara harimo na oya Belinda mwari reka ngwabarire ariko byiga Belinda uzakatema nako nshaka nawe ufata watermelon ubwo wamenye ko harimo indogo abana yikoreye ku mazi pe yanaso ifite views nukomeza gukabyira mu gikombe cy'amazi tayazinagohereje ngaho mbaza twagiye none se undi twakizemo akaririmbo ariko cinematique itandukaniye hehe na portrait? Cinematique nuko yifitemo uburyo bwa focus igira mu gihe portrait ni amafoto gusa nago wayifilimiramo enda akoze cyane sha akuriva ko yatajya gukoza tubaga tworoshye ye nakubwiye ni gute Imana yifata igafata ubwiza igafata ubwenge igafata igikundiro ikabihuriza mu muntu umwe Mbaza twagiye ngiye tuwe tuganira mbaza aho yambaza twagiye mu buzima busanzwe nk'umuntu w'umumeri umuntu w'igitsina gore nk'umuntu witegura kurushinga byibuze umwana yemerewe gufata imfashabere ku myaka ingahe kugeza ku mezi 6 amezi kugeza ku mezi 6 correct ngisha baza ari igini nkoko ni cyaje mbere ikibazo ntabwo cyumvikana ari igini nkoko ni cyaje mbere ikibazo ntabwo cyumvikana ngaho nyumvira nasuri abanje nkoko abanje nkoko nese Imana yaremye igi akira defia defakira ibintu byose birumvikana
Nazereka ngo oya ngiye nukaza yumakanya kandi hari icyo reka ngusobanure biology hari icyo bita ngo organism muri properties ziranga organism haba harimo to produce new species apana species iri species new species yo mu mujyi species urumva bituruka muri by'umwihariko nk'abagore ku mwana turuka muri sperm sawe na ovum zikagenda zigakora za group uko ari 5 ntago nzibuka ariko ni group 5 umvishe iyo product iba yabonetse iboneka kubera ko umugore ahari kugira ngo igire iboneke rero igira ituruka mu by'inkoko iba yatoye none Imana yatoraguriye inkoko ibumbige yaremye inkoko iyihereza uburyo bwo guproducinga kugira ngo yaguke urakoze n'ubu utabuzakoza icyo kibazo uzamusubiza uko himbaza tube tukaganiriraho aha twagiye wazi icyo kibazo ra hari noma susenga Bibiliya yera gifitemo ibitabo bibiri isezerano rya kera isezerano rishya gifite ibitabo bingahe iyo mvuze ibitabo ni ba Yohana na ba Pawulo kera aho ngaho waba unyinjira icyo kibazo kirakomeye nanjye ndacyanze none se kubera iki ko njyewe ndi Umusiramu gifite ibitabo ndubu Islam amhajati aho waba unyinjiriye ngiye kukubaza ikibazo cya Islam nikikunanira ikije kwambura cyo ndu murokore nuko rero none se niba oya ntago hakize ibyandike ngende umuhakanye aka kantu nzagakatinga ngohereze mami iyi message izakugereho uri umuki oya ngaho hejuru y'amazi nawe Tameroni mami umwumva ukunavuze aravuze ngo ngiyewe ndi umuhakanye na bya personal Bibiliya se de personal life ni ibintu wakabaye uzi biri generally winyinjirira wimenya ngo nize Bibiliya ngo nagize gute nago turimo kuganira ku ishuri rya Bibiliya tuganire mu buzima busanzwe ko nakubajije mu by'amaperime niki hose ubuzima busanzwe ntabwo ubuzima busanzwe ni ubuzima budasanzwe ako mani twakomeje message yatambutse twakomeje ikindi message yatambutse tu ikindi nananze imijombo zibyo ngo basa njyewe reka nkubaze iki gikombe what is chemistry urumva kemi ari ndi ngakubwira chemistry is a study of matter. Study of matter? Matter. What is matter? Matter. Matter is anything which has mass and weight. Occupy new space. Turakaganiriraho gake. Cyangwa rumishore kabone turagusubirije. No. Unambaza definition ya chemistry. Ndagize PCM koko. Ngaho twakomeje. Ushobora kumbaza ya physique. Ngaho twakomeje. Ngiye baza mu byo nise kuri mu ndishobora. Wize? Kadenzi. Uzi byo mu ishuri. Kwagiye. Oya. Kwagiye. Hari akantu. Umva. Umukobwa ajya mu kwezi. Urumva? Babara ukwezi gute? Bikunaniye wanywa ibirahure bibiri by'amazi. Ivyo by'ukwezi rero biterwa n'umuntu ku giti cye. Kuko bitewe ko hari n'umuntu wirenza. Yego nta kibazo. Amezi. Yego. Ivyo rero biterwa n'umuntu. Nta kibazo tubarira umuntu ni normal. Hari umuntu ni iminsi 28. Ikabar gute
ubwo ni iminsi 28 nyine kabarwi ntabyo nzi nibyo ngibyo igikombe cy'amazi wowe bivuge none ariko nawe atanga collection ya mwana utazatwara ntago nayanywa utazatwara none se ubwo abanyarwanda umuntu ungana gutyo utazi kubara ibintu by'amezi umbi muruci ngo barango iminsi 28 Nirandirodi uri kubara ngo uyu munsi ngo ni itariki 28 wowe turashyiraho akabazo ku kibyo bintu uzi kubibara kuki uzi kubara iminsi n'ubumenyi rusange navuze ngo n'ubumenyi rusange umuntu wese yakabaye azi urumva kandi twese twarize neza umuntu utarabyigishijwe muri biology mu gikombe cy'amazi ntacyo nanga pe ntabwo ntacyo inesi igisubizo batanze urumva ari cyo ntacyo wowe bivuga urumva ari cyo igisubizo uratanga inuza nyine urumva ari cyo tanga igisubizo cya nyacyo dusoza kugira dusererere mu kiganiro tanga igisubizo cya nyacyo yawe inkuramo amakuru hakubira babaje c'est vrai abanyarwandakazi guys birangiye tubimaze ndaziriye ariko mubibona ko murandengana Defia n'ubuhoro njya buri munsi mujye mutubwira ndasubiza igisubizo cya nyacyo akabyanga twakina natsinda akabyanga buri gihe ariko biraza gusubizwamo turi kumwe muri next vlog sibyo bizagaragara noneho hazamo n'inkoni ndabona y'amazi menshi ni wowe anga bari wowe yanywa amazi nayo nakoreye ni wowe yanywa pe hari ahantu utanyweye amazi kandi wari buye biriseri ni ukuri kose niba ushaka ko dukomeza kubana amahoro nayo nkweye mbese tundi ujaga nitubana ntabwo rwose iryo terabwoba ushaka ko ntayo nkweye urantwara iki se ugiye gufata urukweto ngo bideze nkarukwica ngo wanyanye ukuntu ndukishije mani twareka tukarika kubigaragara ko ariyo punchline zabaza ikiganiro so guys thank you bye nakoze kubana natwe turabakunda